ntabwo dushaka ngo tubwire ngo Imana irahari. Imana turayizi, twavutse bayivuga, urumva batubwira ngo muri ibi ngo azaza ikibuye ngo kimanuke ngo ibyo bintu babivuze kenshi gashoboka, abantu barabirambiwe. Tujya gufasha umuntu ukabanza ugafata, ugahora n'umuntu ajya gukora yakoze accident ukabanza ukabifotora, ntabwo uri kubanza. Noneho hari nabo usigaye mbona bajya nko kukiriyo ukabona Imana fotora isanduka imanuka mpaka ahubwo ari gufotora umuntu w'imbere wapfuye kugira ngo azikubyereke kawunga n'umuceri ugiye gufotora warize ibintu byakomeye. Gukora imisatsi byo n'ubwiza, umuntu yadakoze imisatsi hari ikintu kigabanya ku mubiri we. Njyewe nemera ko ubwiza bw'umugore nizere ko mumeze neza cyane, muri amahoro, muri mu bice bitandukanye hirya no hino ku isi. Twongera kubasuhuza no kubaha ikaze mu kiganiro cyacu tujemo uyu munsi. Bari bishya badorana abatumirwa bashatse kugira tuganire kuri stories zigiye zitandukanye. Mbibutsa ko nitwa Patrick, turi kumwe mu biganiro bitandukanye bigenda bica kuri Yawe TV. Ngakwibutsa kandi turi kumwe na website yacu yawetv.com, ingiyi igufasha kumenya amakuru agezweho kandi abayize umunsi ku munsi. Ongera ngakubwira ko turi kumwe na Body Max Fitness, abangaba bagufasha kumera neza cyane ku bantu bakunda kwikora imyitozo, ukaba ushaka kugabanya ibiro byabo, kubyongera. Dufite gym nziza cyane ku bantu baba bananiwe, dufite sauna na massage. Abantu bakunda koga ntabwo twayibabiye, dufite swimming pool nziza cyane. Duherereye mu Giporoso usa n'uwerekeza i Kanombe, winjiye mu Hilltop kati ibumoso bwawe ugeza kuri Body Max Fitness. Duhamagare kuri 0788 35 80 tugwiza serivisi mba nkubwiye haruguru. Nizere rero ko umeze neza cyane, utanameze neza nawe umunsi cyangwa ejo byahinduka ukamera neza, Imana ibibizi. Nuko murimo kubibona kuri screen zanyu turi kumwe, tujye kuba tuganira kumenya byinshi cyane kuri we. Tugiye gutangira tumuha ikaze, hanyuma tangire yibwira abadukurikiranye kuri Yawe TV. Meze neza? Amahoro. Kagame kapu keza cyane. Uracyagutwaye igihe kingana iki? akaba kita simple makeup. It's not too much. Kare simple. Ubwo abantu bibaze noneho bitari simple ko byari bimeze. Kari complique. Akana kakuja lepe n'akamite gusa. Yego. Batagira ngo ni bikazi bisanzwe. Okay, mumeze neza ariko. Tumeze neza. Twishimiye kubana namwe kuri Yawe TV. Natwe turabishimiye. Watangira wibwira abadukurikiranye, hanyuma tugatangira ikiganiro cyacu. Nitwa Naomi, abantu benshi banzi izina rya Naomi. Yego. Umugore ukora imisatsi. Ukora imisatsi. Ukora imisatsi ya natural. Yego. Banziho ko nitwa Lanida Mayine natural. Lanida Ruma. Ubwo abantu bazi series yitwa Shock Samurai. Of course, Lanida. Lanida Ruma. Lanida Ruma. Aba ari umugore w'umwami. N'undi ndi umugore w'umwami. Of course. Turi kumwe n'umugore w'umwami, niyo tugiye kutwiganira kugira ngo umuntu yitwe umwami. Ubwo nawe uri umwamikazi. Bitwara igihe kingana iki? Bitwara igihe, ntabwo bitwara igihe. Kuba ufite umwamikazi. Ufite umwamikazi. Ni iki kibanza? Abanza umwami. Abanza umwami. Ubwo hagati y'umwami n'umwamikazi ninde uba ukaze se? Ni umwami. Okay. Muri iyo series ese ko umwami aba afite abagore benshi? Ariko Lanida Ruma of course abakuzwa kaza. Azamo nyuma. Bari kuri ukuntu yagiye kumushaka. Abanza gukora ibwami, nawe wabanje gukora ibwami batakuzi bazi ko. Cyane. Ndakanuka none naje kumwamikazi. Biba bisaba patience. Twishimiye kubana nawe kabisa. Uretse kuba nyine uvuze ibyo byo kuri umwamikazi, byose bari urugendo rutari na rutoya. Gukora imisatsi byo n'ubwiza, umuntu yadakoze imisatsi hari ikintu kigabanya ku mubiri we. Njyewe nemera ko ubwiza bw'umugore bugizwe n'ibintu byinshi, ariko harimo n'imisatsi. Rero kubera ukuntu nkunda imisatsi, numva n'abagore bose bagira imisatsi. Hari n'abantu badakunda imisatsi, ari abagore ntibaze kunyumva nabi, ariko umuntu afite ukuntu yumva ibintu. Njyewe umugore ufite umusatsi aba ari umwamikazi, aba ari queen. Aba ari queen. Abagore bose ni ba queen. Abagore bose ni ba queen, ariko hari abagore ba queen badafite king. House ubwo ngo
harabita queen okay kandi ntabwo bafite king rero ugomba kuba ufite king kubera ko no ku mutwe wawe hari umusatsi nta queen utagira umusatsi ntabwo bishoboka gukora imisatsi ni uko wakoze ubikunda byari passion nakuze mbikunda gukora imisatsi ariko ni ibintu nakundaga cyane ku buryo numvaga nahoraga ndeba imisatsi umuntu duwe ngareba umusatsi ariko byaje kugera igihe nyine mbikora nk'akazi maze nk'imyaka atari 8 ni myinshi ariko ahanini bijyana n'ubushobozi nabwo bitewe n'ibikoresho bikeneye kugira ngo utange quality nziza ntabwo umwana bava mu Rwanda nabo nta mwana uvuka ngo azuri genda nyine gake ugashiduka kugeze nyine ku kintu cyawe wifuza ku kintu cyawe wifuza wambaye agasa keza n'agafone keza niho bituruka byose byaba bituruka kwa King ni kwa King nanone umuntu yakibaza ngo akenshi usanga igitsina gore ahanini kibaho kidependinga ku bagabo ibi ngibi nzashaka nzabikora hano kwishakamo izo mbaraga zo kwanga ariko nanjye nakukora ibintu byanjye byo biza gute icyambere nuko numva ko nshoboye ndashoboye nta wundi muntu uhari ngomba gutegereza undi muntu kugira ngo mbone gushobora baravuga ngo mu Kinyarwanda ngo umuntu agerwa n'undi nibyo ariko ntabwo nzagenda gusabiriza kandi mfite amaboko mfite n'ubwenge Imana yamaye hari nk'umuntu uhita ukubaza ngo ubwo se ngo washoye angahe ubwo se ngo kubana ngo atangiye ku itabi ngo afite uruganda kandi watangiranye amafoto y'inka yatangiye ngo acuze ubunyobwa afite ifoto y'inka ugatangira busheti exactly nuvuga ngo ese biba ari realite biriya cyangwa ni motivation oya aba akubwiye mu sinzi ni nko kukubwira ikintu yatangijeho giciriritse ku buryo abiguha uhaje ariko ntekereza ko wenda atari byo njyewe natangije 60,000 amanyarwanda gusa ubwo ngiye mbikubwiye so wakumva mubeshya ariko wenda we biranumvikana ko ufite aho wahereye ariko haravuga ngo umuntu ngo ahera ku busa ubusa ni buno nta kintu ubusa ni icyundi gusa ni nko nk'iki gusa ngiye mba numva ari nko kuba nta kintu kimwe ufite nta n'urugwara rwo kwishima ntabwo rero ujya wimeranya n'abantu bavuga ngo ngiye ngo nahereye ku busa none mfite iyi ngiyi kuko nemera ko n'Imana ijambo ry'Imana ritubwira ngo musabe muzahabwa kandi na Yesu ajya gutuburira imigati yarabwiye ngo mufite iki kandi iyo ugiye gusaba Imana ikintu ireba kwanza wowe muri wowe ufite ubwenge ushaka iki urashaka kugira ku kikagufasha kufite ibitekerezo naga Imana yaza mu mutwe wawe nta kintu kirimo ngo ikubwira ngo nkwaye ibi wapfusha ubusa ko umuntu afite ibitekerezo gusa birahagije ngo akore business oya ntabwo bihagije akenera support ariko iyo support itari ndende cyane kubyo nanone byatuma ajya hasi abakeneye utuntu duto ko guheraho kujya nka 60,000 yaheraho ukaza kugeraho kampani ibaye yego noneho guhitamo gukora naturel ibyo byaje gute of course ngiye nkunda naturel nkunda umusatsi uri naturel kubera ko ntabwo nkunda produit kubera ko ngewe nemera ko iyo ikintu kiri naturel kiba gifite ubwiza kabuhari karemano bwabyo ariko ntabwo hari nk'umuntu ukubwira ngo ngiye nkunda gusa neza bwo si ibintu bikabije umuntu aransetse ukunda gusa neza ariko ubwo nawe asa neza bidakabije ngo bidakabije gusa ibyo bintu bibaho ubwo nawe abasa neza bidakabije rero ngiye mbashaka gusa neza bikabije ahubwo rero ni nko muri natural hair nyine umuntu aba agomba kugira imisatsi miremire itari bukire ikagwa ari natural hair iyo bavuze ngo ubwiza bw'umutegarugori cyangwa se ubwiza bw'umugore ni ku musatsi we kuba ufite umusatsi gusa bihagije ngo ube mwiza none ngaho yogosheshe ngaho mbabara umufata unyogoshe ndebe ko nawe iyo bivuze si nyine ko wakita ku musatsi gusa ibindi byo kabyihora oya of course duhera hano ku mutwe kugeza ku mano ntabwo waba usa neza hano ku mutwe ngo n'inzara zize kuba zikoze byose birajyana ubwo ntabwo biruzuzanya ntabwo kuba ufite umusatsi mwiza gusa bihagije ntabwo bihagije ugomba gushira akantu k'akamake-up tudatuma nyine umera bidakabije ubwiza budakabije ariko nanone kwa kundi nyine ariko iyo uri naco nta kintu wisize na kimwe ufite n'umusatsi wawe ugaragara neza nanone
nanone kuki se ka makeup kiyongera kandi wumva ibyo ngibyo bisa neza impamvu makeup umuntu ayisiga n'igihe tugeze ubu ngubu ntabwo naza kuri kamera ntashizeho akantu gatuma ndi bugaragare neza kubera abantu bakureba isi yabaye nk'akadomo ushize ikintu kuri YouTube isi yose ikakibona ugomba gutuma rero umuntu wese akwisangamo rero ntabwo wagenda ngo ujye kuri kamera hari umuntu wabishobora akagenda nta kintu yisize ariko ko nyenda umu business woman ngomba kubikora kugira ngo umuntu abone ko tunabikora ibya makeup umuntu amenye ko umuntu abikora uravuze ngo kugira ngo kubera ko isi yose nyine ibona umuntu ubwo bihuye na ba bantu basa neza kugira ngo abantu babone none uswara umuntu ugukunda kubera ifoto nta muntu ujya umuntu ari barivugisha ngo ngiye ngo ntabwo ngomba nambarira abandi ubwo sinzi nese ntabwo uzi ukuntu kera twakundaga hari umukobwa wabaga muri telefone abantu bose abo bose mwaramugize sheri muri twa Nokia kagakobwa karagakobwa ubu twagakundira ukuntu gasa kagakunda ibintu by'ibintu washize mu cyumba byita ibikira ibikrishi ukunda ba Krishna utabazi ko ifoto rero ifoto ifite ikintu ivuze kinini kwa kubona umuntu utamuzi live ureba wimagine ko ari ko ameze isi ya none ni foto bihuza gute isi ya none nyine so uradufuza ujye ubona ukabona nk'umuntu wenda yaruhamye ukabona umuntu arimo arifatira aga selfie isi ya none ni foto last me isi ya none rero ni foto ubona haratakaje ubumuntu kubera ifoto yego tujya gufasha umuntu ukabanza ugafata ugahora n'umuntu agiye gukora yakoze accident ukabanza ukabifotora ntabwo uri kubanza none hari nabo nsigaye mbona bajya nko kukiriyo ukabona imara fotora isanduka imanuka mpaka ahubwo ari gufotora umuntu w'imbere wapfuye kugira ngo aze kubyerekana so ngiye mbona twaratakaje kugeza kuri rwa rwego tubanza kubika ibintu muri telefone kugira tuze kubisakaza nyine abantu nongo umuntu ava gushyingura arimo yiruka cyane ajya gukuzaza uzarebe n'abanyamakuru umuntu wavumbuye inkuru bwa mbere n'uburi hit kubera ko iyo nkuru niwe wayivumbuye rero bivuze ngo inkuru aba yakoze iba yabaye hit kandi ari wayivumbuye rero mbona twaratakaje umuntu kubera telefone zaje telefone nziza noneho nk'ako ka iPhone ko n'ifoto ari ikintu cy'ingenzi kandi tugaruke ukana ko gufasha umuntu ugafotora bivuze iki gufasha umuntu ugafotora bivuze ko kugira ngo abantu bakurebe kuri mwiza kandi utari mwiza uri kwerekana uwo uriwe mu mafoto ni mu mafoto nta gaciro biba bifite biriya nta gaciro ngembi nta n'umwe ngiye najya gufasha umuntu ngo nzane kamera gute kamera ubundi na Bibiliya ivuga ngo ukuboko kwawe kw'ubugeni gutanga iyo umusone ko ukabimenya rero abantu bo muri iki gihe isi ya none ariko nanone hari abantu numva hari nk'abantu babazwi cyane kugira ngo akore agakorwa nyine keza agatuma nyine abantu bamukunda agakenera kamera aho nanone aho ndabyumva gusa nkanjye none se kubera icyo ushaka ko abantu bamenye ibyiza ukora bitewe n'uko babyerekanye imirimo myiza nagira ngo ku muntu irigaragaza atari ngombwa ngo yerekane abantu ahubwo wa muntu wafashije akazajya kubivuga uwo muntu se wafashije muri iki gihe ajya abyibuka wapi inshuti yanjye ibyo uramufasha aje akaba ari kugirira nabi rero njye mbona gufasha abantu bazabireke oya ubundi gufasha ni umutima we n'umuntu muri we kuko ushobora no gufasha n'abantu batakuzi nawe utabazi nkaba navuga ati ngewe mfite abana mfasha b'imfubyi ntago mbazi ariko ngomba kohereza wenda nk'ibihumbi 200 by'ukwezi simbazi utanabazi ubwo nibwo bufasha nanjye nibwo bufasha nta kintu uteganya mu kizabo without expect nothing abantu bakajya bumva ngo hari umuntu udufashe ko ntibamuzi ariko wowe ugiye gufasha n'umwana abantu ujyanye akawunga n'umuceri ugiye gufotora warize ibintu byakomeye ariko maybe ko wenda bari abantu wenda baba bagiye gufashwa ibintu bya social media wenda hanini nta makuru bafiteho baba bumva nyine icyo bikeneye ari ugufashwa gusa ngewe ugiye kumfasha ukazana kamera wabigumana ko isi yose tubona ko uriya muntu yafashijwe kandi wenda atarakeneye kujya kuri kamera ese ubwo ibintu ntabwo bijyana n'ubushobozi buke umuntu afite waba wabura ese umuntu yavuga ati ndaguha akawunga mfotoro kabyanga nanone hari ikintu umuntu akubwira ati ngewe nzagufasha ariko nzazana abanyamakuru bazajya bagufotora hanaze hirwa abanyamakuru urabyemera cyane ubwo ni kondisiyo ubwo ni ubufasha se ubwo nushaho uzazana ab'isi yose yepfa kuba nariye hari abantu bameze gutya ariko nk'ubu nagize ikibazo bintunguye ntabwo nsanzwe
nyenye kuri rwa rwego rwo gufashwa nagize ikibazo ndakwitabaje wowe uraje uzanye kamera gutya ngo rero Naomi ngo n'ubihangane mbivugiye kuri kamera wari wamfashe wansabye ubufasha none nabonye ubufasha akira yego ntago bishoboka nakumirwa nayafata ariko nakumirwa nyiri ubwo waba untanze isi yose ari uruvango rero muri makeya ahanini nyine umuntu ari igihe usanga nta yindi option afite nanone nese twirwa tubona abantu bagiye gufasha kwana byiza ukazana na kamera hari igihe abantu bakubona nabo bakagufasha batari baraho hafi bari hanze z'igihugu aba diaspora bakagufasha kandi byiza ariko umuntu wabikoze wese icyo abagambiri ni inyungu yindi inyungu yiwe kuko niba ubushobozi buri buze buraguca ntabwo ari bunshoboye ashaka no kweshya bwavuyeho cyane ariko uruhande rumwe ni byiza urundi mbese yisi ubwo pourcentage nini ziba zirahagana kurubi oya pourcentage ni ngombwa ko bafotora ni ngombwa ko babigaragaza kuko njya mbona nk'abantu bajya kuvuga ati inzu zabaguyeho ntabwo tuba tubizi ariko urababona ukabafasha ubwo wenda biterwa n'ubwoko bwo gufasha ahubwo biterwa nanjye nkeneye iki kugira ngo mfashe uno muntu ndetse ngamije iki wenda umuntu wamugana umuntu inzu yasenyukiyeho we birumvikana kwa ukeneye n'umwana uburwaye yarabuze ubushobozi ariko ukamufasha kuko wamubonye ariko ari tujye tubona abantu bafasha abantu bakabavuza bagakira atagiye kuri kamera ntabwo yakira rero ngiye mba numva inzira z'Imana zose ko zirenga ibihumbi no muri kamera zirakora urupfu rwabaye akazi none ubwo se ni iterambere ni iterambere of course ni iterambere kuko kera ntabwo byabagaho wafashaga umuntu gutyo ukanigendera ntazana kwibuka ariko kubera isi tugezemo abantu ntibatuye ahantu hamwe umuntu ufite ubushobozi wagufasha ntumenye iyo avuye ntumenye ngo ninde bisaba rero ko ufotora kugira ngo abibone isi bibone kugira ngo ufashe ariko uretse ubwo wa muntu washyizeho kondisiyo akavuga ati tugomba kugufasha ariko turafotora yabyemeye bivuye ku mutima cyangwa ni ubukene bwamuhatiye kubyemera ubukene of course ni ubukene kugira ngo arye bimwe mu bintu ubukene bukoresha ni nk'ibi sinzi niba warabunyuzeho nta muntu udakena ubukene bushobora gutuma agaciro wari ufite ukareka donc ukiyambura ukemera kubabara ukemera gusuzugurwa ukemera gucibwa amacanshwe mu maso ukemera kuba umuntu uri hasi bitoroshe kugira ngo urye inda zacu zidutegeka kubaho uko zishaka hari ibihe waciye mu by'ubukene ku buryo bwite hari bino bihe byari bikomeye cyane ujya wibuka ndabyibuka nibuse kandi sinshaka kurira ku kamera yawe ari wenda ikintu byigisha abantu hari igihe umuntu abireba akumva wenda ari habi ariko akaza gusanga ahubwo ari habi nyuma yawe cyangwa se ari habi ugereranyije nawe wowe wari heza ikintu nabwira umuntu ukennye uyu munsi ubwo nibwo buhamya bwawe wowe uri gukena none uri kubabara nibwo buhamya bwawe bw'ejo uza kuko Imana nta kigeragezo guha utazashobora icyo nicyo nemera kandi ngo ikunyuza mu byo udashaka igakugeza ku cyo wasenyeye ntabwo ibintu byose tunyuramo ariko tuba tubishaka ariko ugera Imana ibikunyuzamo kuko izi kuzabishobora kugira ngo ugere ku ntsinzi so rero umuntu uri mu bibazo umuntu uri kurira ntabwo birangiye ejo ni heza nayo yarageragejwe birenze uko tubitekereza ariko Imana yaramwishimiye rero nageze ku bukene bwabo n'ingenda na kamambiri wari wagera mu ko kandi wageze ngense nkabyibuka ngo wagera ahantu ivumbi rizamuka rikagera ahangaha kandi wakarabye amagagazi asatu kubera isi irakwanga n'abantu bakakwanga none n'ubutaka uhagazeho bukakubwira ati simushaka rero bivuze ngo ubukene nawe ugizemo ariko mu ijuru hari Imana isezeranye kandi igasohoza uvuze ko buri muntu ikigeragezo cyose aba afite Imana iba yarakimuhaye wayongera ikagishobora cyane uyu munsi urarira ejo ugaseka icy'ingenzi ni uko ugomba kumenya ko Imana irigenga ukora ibyo ishaka mu gihe ishaka ubwo rero niba itarasubizwa si uko itakubona ahubwo iri kuguha ubuhamya uzavuga ejo bisaba iki kugira ngo uve muri ubwo bukene uyu munsi none wambaye neza usa neza abasabwe iki njyewe nize gutegereza ikintu nasabye Imana nkagitegereza kandi nizera ko Imana
ntabwo uzamanuka ngo impa amafaranga ngo nanganga impaye amafaranga bisaba ko urakora ugasenga noneho ko usenga Imana yumva ifite amatwi irakwibuka igihe kiragera irakwibuka muri ya migisha usaba muri bya bindi ukora byose ugenda ubona ibintu byikora mukiyaza ukabona ugize inshuti ukabona ugize igikundiro ku muntu ukabona umuntu ari gutuma ugira imigisha ukabona amafaranga ya migisha Imana yagusezeranije ikanyurira mu muntu sibyo ukabona ubonye ya mafaranga rero ya mafaranga utangiye kubona ntabwo uyinezezamo ugiye kuyakoresha ibintu bindi ahubwo urayafata ukayasevinga kugira ngo uzagere ku cya kindi wasenga ya migisha wahawe uyikoresha gute kugira ngo utazasubira mu bihe waciyemo ntabwo of course ntabwo nabona amafaranga ngo njye kuyabyinira ngo ngure imyenda ngo ngure inkweto zihenze hari abana batari kujya kwiga nanjye hari inzu tuyishyuye ubanza kurya ugahaza igifu ukabanza kuba mu nzu wishyura ukamenya ngo nzanishyura inzu y'amafaranga bitewe n'ubushobozi nayo winjiza ukavuga uti njye natangiye ntakorera muri salo natangiye nsanga abantu mu rugo byabaga bigoye ku buryo byageraga nka saa 2 utararya wenda kwikata hasi utabuze ibyo kurya ariko nta mwanya ufite wo kubirya uri kureba ku isoko bati nahaye umuntu iyi saha ninamugeraho ntabwo ndabona ukanga kurya kugira ngo uze kubona amafaranga uri kwibabaza hari ibyo wiyima kugira ngo ubone ibindi sibyo kandi icyo gihe amafaranga ubonye uravuga ati amafaranga niba ari 100 ngomba gukuramo 100 andi nkayabika jena nkakoresha uko ugenda ubona ubika n'Imana sinzi ko Imana ibigenza kazana imigisha ya mafaranga ukazajya kureba aho wayabitse ugasanga ni 500 cyangwa miliyoni ukahita ubyareza amakano kagashimo kugira ngo byitwe umurengo biba byagenze bite umurengo rero mba numva ari nko kuba ubonye Imana igwayo hari nk'abantu rero badasenga bahora babona bari mu migisha abandi bakibaza bati kuki abantu nyine badasenga ari bimigishiza nuko Imana nta mugambi bibafite buri muntu uhora mu migisha none udasenga byibura usenga iyo ni imigisha y'Imana nyine hari umuntu kunuze y'Imana ku papuro rw'Imana yanditse ngo ugomba kunezerwa rwose niyo bakuroga basubiza muranezerwa ukamera neza sibyo ariko nemera ko umuntu udasenga akaba nezerewe akaba apfusha ubusa akaba amena ibiryo hari abantu baburaye njya mbona abantu bajya gusengera mu rusengero bavuga ngo Imana iguha imyenda iguha ibyo wambara kandi afite garderobe yuzuye imyenda ntabwo Imana izamanuka ngo iherezo muri imyenda birasaba ko igukoreramo ukamuha imyenda umuntu ufite iduka ryuzuye imiceri wabuzemo n'umufuka Imana iguha icyo kurya utakoramo ntabwo mbyumva ukuntu usenga usabira abantu kandi ubifite aho utabitanga hari abantu badatanga batagira ukuboko ko gutanga akumva bamuha gusa ariko watatanga ese ubwo icyo kintu gihuraye nuko nyine abantu usanga baracitse mu nzira no kubera abantu bataberera imbuto umubwiriza kubwira ngo Imana iguhe icyo kurya afite stock y'umuceri atakoramo ngo aguhe bizakwigisha iki njye mbona muri iki gihe abantu ukuntu tumeze ntabwo dushaka ngo tubwire ngo Imana irahari Imana turayizi twavutse bayivuga urumva batubwira ngo muri ibi ngo azaza ikibuye ngo kimanuke ngo ibyo bintu babivuze kenshi gashoboka abantu barabirambiwe bivuze ngo abantu bashaka ibitangaza imirimo ifatika donc umubwire ati Imana iragukunda iguhaye iki ibyo abantu bashaka none amuhanurira umuhanurira ibyiza ubwira uti Imana ikurinza sida ari kubaye amafaranga nibyo abantu bashaka kumva ruvuga ngo ubutumwa bwiza bw'igihe ntabwo bashaka kumva babari mu byisi kandi byisi bizashirana no kwifuza kwabo babana hano ziro b'ibinyamanyekeza ko bafatirana muri ubwo bukena abantu barimo ko nyine uhanurira umuntu ibyiza gusa araza kugwa amafaranga ko nta muntu utifuza kujya hanze niyo waba umeze ute urifuza kujya hanze nta mukobwa udashaka kurongorwa nta mukobwa udashaka kubyara nta n'umukobwa udashaka kujya kwiga muri university hari ibintu byinshi nk'icumi bagendera aho watse visa byaranze Imana yakonyere wabuze urubyaro hari abantu noneho baguhanurira ukavuga ko nta mugabo ndabona wabuze urubyaro gute akahita akubwira ngo hojya ngo hari umugabo ndi kubona ariko ntekereza ko umuntu aba agufiteho amakuru
of course aba yanetse yamenye amakuru yawe ariko hari n'amakuru utagomba kuneka uba uzi ko igihe cyose umuntu ayafite nko kujya hanze se ndutabigira gushaka se ndutabirota kwiga se ukarangiza akazi se nta muntu uba utabishaka ahubwo badufatirana ni nko kugufatirana ishonje umuntu agufatiranye ishonje runaka akazana ikiyiko n'ibiryo akazana n'amafaranga watoreye I swear wafata ibiryo n'ikiyiko kuko nibyo ukeneye ako kanya ariko udashonje wafata amafaranga tugaruke ku kantu ko gusevinga tuwenda wabonye 200,000 savings ijana umara umuntu wibaza ngo ariko umuntu asevinga gute atabaye satisfied n'ibyo akeneye ubonye ijana nta munyu ufite suru ijana urari sevinga kugira ngo umuntu asevinge yiga icyo kintu bisaba iki ntabwo bazi turiya tubogisi twa desi bagura tuba tumeze gutera bakeza muducerine turanara tubitse n'ubu ndatugira iwanjye ariko nta kintu gishyira musigaye ujya kuri banki oya buriya hari amafaranga ubikamo igihe cyose bibaye ngombwa utajya kuri banki gusaba hari n'amafaranga uba ari kuri banki wenda barateganyije kuzubaka inzu kuzagura ikibanza ariko hariya amafaranga ahora akenewe kandi icyo gihe ntabwo uri bwe kuri telefone hari igihe zitabikika neza kubera mobile money bashobora kukwiba ukibagirwa umubare w'ibanga cyangwa bikagutungura rero kari akantu karamfasha unagamo 5 ukanagamo 5 ukanagamo 100 igiceri cy'ijana wazajya gufungura ugasanga harimo nka 20 nyine umuntu arimo aribaza ngo unagamo ariko kuko nyine nta tundi tubazo wari usigaye ujya niba nahashye umuntu ufite igitunguru wenda bizamaze icyumweru n'ubwo bugari bw'imyumbati n'ibyo bishyimbo nabitogoshije bihari mu by'ukuri ntabwo na saving ahubwo ubwo tuba dushaka kurya birenze amafaranga dufite niba mfite 1,000 ndumva ashaka kurya ifiriti n'inyama ariko baravuga ko nyine bijyana uko umuntu agenda atera imbere mu bushobozi niko n'imibereho standard living utangira gutekereza inyama n'ifiriti nuko ari akantu kari ku mufuka kabitse urumva nta kintu ufite ntabwo ushaka kubitekereza ubutekereza ati ibishyimbo ndabirya icyumweru n'ubugari Imana izaba yamaye ibindi nzahindura n'ibirayi njyewe ngeze kumara icyumweru by'ubugari bw'imyumbati n'ibishyimbo kirashira nese kandi narakoraga tugira ngo nabo nakoraga narakoraga ariko nari no kubaka ndi kuvuga ngo ninjya mu bintu byo kurya neza birapfa ubwo rero hari aho ngaho nanone bijyana n'intego umuntu afite n'intego nese se ari umuntu ushaka kujya kumanuza telefone ya miliyoni kandi mu rugo we nta biryo bihari just kugira ngo nyine asnapinge yemeza abantu nyine ariko ubwo n'ubujiji ariko isi ya none yahanini ureba most of them no kwemeza abantu of course bemeza abantu ariko batisize nabo bariyemeza none se niba najya kugura telefone nta biryo mfite telefone iramarira iki ese wa muntu ugufasha we yagufasha gute kubona na iPhone ya miliyoni ngaho nawe mbwira ahita avuga ati no muntu n'umwese none hari nk'ibintu byateye umuntu afite ikibazo aje kukikubwira umuntu yakubaje ngo sura umuntu yakubazaga iti shaya ariko kumbwira ngo arashonje ngo ariko abantu baresikoroka ura n'ubwesikoro si umubereye mu mutima umuntu yashonje ari kuza kukubwira kuko abantu twatakarije abandi icyizere ubu uraresikoroka n'umwesikoro ntukize ku bintu byo guteka mutwe ngo byateye uwo kwizera se ubonye cyangwa ko babonye umugisha w'Imana waguze akamodoka ura muntu yatetse umutwe he umaze guteka imitwe wa mwana uteka imitwe ariko wenda hanini nekeza ko bijyana no kuno umuntu aba yitwara muri society abanyarwanda bafite iki kibazo ko umuntu yatera imbere ngo atetse imitwe ngo no wishehe umuzungu abazungu bagira amafaranga babumva abantu babona amafaranga ari abandi bakora muri leta muri banki mu bihugu byo hanze wowe utashaka kugura akamodoka ego ko barajyaye ku ijuru ryataba kuva ku kwambara silipa uyu munsi ukaba ufite business imeze gutya ni ibintu umuntu abavuga ngo ntabwo ari urugendo ruba rworoshye ariko byagezweho gutangira kuri 60,000 ubu ngubu wenda business ikaba ifite agaciro kangana iki ntabwo nabazi cyane mumenye waharebye nawe ngo ni mu mamiliyari za modoka zirimo ariko iyo aho umuntu aba ageze abashimira Imana pe ariko ngewe mba numva nshaka kugera kure hashoboka atatuma nibagirwa Imana ariko atatuma nanone nyisuzuma
Okay, none twigarukiye kuri zimwe muri serivisi utanga, bimwe mu bikorwa byawe birimo wenda tuza kujya twerekanamo abantu banarebe bimwe mu bihakorerwa, ariko serivisi zawe zitangwa ryari na ryari ni izihe? Twabonyemo n'udukanzu twiza two turabibaza bite? Oh, merci. Rero hano haza abantu bari kuri rendez-vous. Ni booking. Ni ku booking. Nago nkunda salon njyamo nkabona bampaye rendez-vous nageze saa 5 batangiye ko muri saa 8. Oya. Bashaka umuntu wanjye aze nkaho atuje niba yarananiwe avuye no hanze aze aruhukire muri salon yanjye rumva. Customer care. Anywa gakawa. Nako kaba karimo. Anywa gafanta gakonje urumva. Bitari buze kuba ari kuri cost yo gukoresha. Ntago biba biri kuri cost. Ibyo ni customer urumva. Natwe gakawa karaza kutugera. Karaza kuza don't. Rero hari ngiye mukira niba no mu isatana ngo kuba ari satana akazi. Saa 6 baharundi. Uvuga ngo nshobora gukora nk'abantu 10 ku munsi. Kuri rendez-vous ariko beza kandi bishimye bibisirima bana kuza mu kavuyo. Ariko umuntu yakibaza ngo bijyana n'ibiciro nabyo biri high class. Oya ntago biri high class ni bisanzwe. Urumva nyine mu ufite amasaha agomba kuba. Oya biba ari bisanzwe. Buriya ikintu abantu baba baturusha abanyarwanda twese dukunda kera. Iyo umuntu aje ukabona ntaga kwita ari kubwira ngumva ngo ugenda abakoze mu twete niyo mpamvu nagira ngiye n'abakozi benshi. Ngira abantu babiri nanjye wa gatatu ko mbanzi ko ari ku masaha uko ngize abakozi benshi nago nakora kandi abantu benshi baza bashaka nawe none ngize abakozi benshi batakora nkuko nkora byagenda bisaba rero gutekereza kabiri tugiramo makeup tugiramo imyenda tugiramo inzara tugiramo n'imisatsi of course ya natural hair turanasuka ariko byose usibye imisatsi na gusuka abindi byose uraza tukagukorera nta rendez-vous n'abageni tukabasanga aho bari mukakora makeup ibyo babasanga ngo ni ibihe nibihe. Oya umugeni aramutse ashaka ko tumusanga aho ari turagenda ariko ntago mvuze ngo ni buri gihe hano niho baza nuvuga ngo imisatsi ko babiya bisaba ngewe ni rendez-vous. Ni wowe wikorera imisatsi gusa? Ngewe product uzikorera. Okay. Gukoresha abakozi bakeya wenda nabyo no gutanga umusanzu no kugihugu kugira ngo byose warabahaye akazi aricyo wababona. Iyo support yo iza gute kumva nyine utabyikorera wenyine ngo ujye amafaranga reka njye nyabona ngiye nyine nabyo ni ikindi kintu usobanura gute? Akazi karabuze abana b'abakobwa nta kazi baba bafite kandi umwana w'umukobwa yabuze ikintu cyo gukora usanga yagiye mu bintu bibi abagabo babashuka kubera udufaranga rero umubwira ko wamuha make ufite ushoboye kumwishyura ariko ntajye gusaba. Nekereza ko ari byo kuko uramutse ufite ubushobozi bwo gufasha abantu bose wabaha akazi. Ugenda abo haye akazi ugende kuziye criteria umwe ni muri nayimwigishije n'ibitangira kuko nabizi ko nzamukenera undi rero n'umubyarange undi n'uw'inzara abandi nabo gusura mvuze babiri kuko aribo tuba turi kumwe kenshi ariko n'abandi ariko umuha umuntu akazi mukumvikana bitewe n'ubushobozi bwawe ufite nawe yabona bitamugoye akemera akazi kandi ugenda ufata abana ubona bagifite umutima w'akazi ari abantu badakeneye akazi bakeneye kwirira amafaranga y'ubusa kandi abona ibere abo se ubagiriye ihe nama? Nambwira ko n'ubundi bizashira byose bizashira byose niba bizashira ko ye asigara hagati rero byose niba bizashira arahita bibyoroshye nibi oya ibyo ashaka umugabo aguha amafaranga uko ari cyo kubona numara rero kusaza ko makeup atakikureba nkuko yakurebaga azakujuka mere nk'imbwa urumva nayo imbwa mba numva imurusha agaciro rero namubwira ko yigira burari nk'umuntu wigeze kunganiriza arambwira ati nakundanye n'ikigabo kikajya kiba amafaranga ariko siko nagishaka nari ifite papasi yo kugira ngo mukure amafaranga noneho nje mu kazi imbere ke naramubaje se warabiretse ngo arigiye ngo yongera akamamagara urumva ngo nkongera ngasubirayo ntago bira bintu bipfa kugucika nambwiye ni rero vana amaboko mufuka hari abakobwa banga guseka ngewe nshuruza inyama
njyewe nacuruje botike ariko ibaze ndebe njyewe uyu mwene kana ni bwa bwibona ariko buriya uri zero mu mutwe kuko ukubona arakubona ko wariye umeze neza utarwaye n'ubu utari uri mu bitaro se ninde uzakubona ubwo bwiza nta muntu uzabona okay turimo turayigana ku musozo kugira ngo tukureke wa mugani ujye muri izo gahunda zawe hanyuma sinzi wenda contact ahantu bakubona social media ukoresha ku buryo umuntu ushaka serivisi utanga yakugana kuri social media hanyuma niba wenda n'ibiciro wabivuga cyangwa mubyumvikana kuri izo social media birazwi ariko babamagara tukabibwira hanyuma nkoresha Instagram Naomi Nani Dharma na Choheya iryo riri kuruze hano waribonye hanyuma dutanga service za makeup imyenda na n'imisatsi n'inzara nta kibazo dufite rwose ibintu byiza bazajya bahamagara abafollowing abantu bajya muri comment muduhamagare rwose abahamagare okay fresh turasoje imbere yanjye se suyizi ndayizi ayishira 16,58,240. Yego, okay. Turagushimiye cyane rero wakoze cyane kutuganiriza. Twizeye ko no gutansongera tukagusura nabwo tukaganira. Merci beaucoup. Imana ibahe umugisha namwe turabakunda. Namwe ibahe umugisha kandi mukomeze mutere imbere. Miliyoni akomeza cyane. Turabashimiye cyane kandi dushimiye n'abandi bari badukurikiranye mukomeze kunogerwa n'ibiganiro tuba twagezaho. Nitwa Patrick ndabashimiye. Amahoro y'Imana abane namwe.